Nanone muraho n'ubundi ni Faustin Kayinamura dukomeje kuganira nko dusanzwe tuganira turimo turaganira ku biganiro by'ubuzima hano kuri C4 kugira ngo bikomeze kudufasha kumenya uburyo turi buze kwitaho turi hano muri Amerika. Twese tuba turi kwemeranya yuko Amerika nyine iduha byinshi byiza kandi rwose tuza dukeneye ibyo byinshi byiza, ariko hari n'ibindi nyine biza bitugoyeho tutamenyereye. Niyo mpamvu aba ari ingenzi ngo tugende tubiganira tubimenyere tubimenye. Iyo ugeze ahantu runaka burya aba byiza yuko wigwa umuco baho, ikirere cyaho, kugira ngo umenye uburyo witwara uri aho hantu. Rero ubu turi mu gihe cy'ubukonje, niyo mpamvu tugiye kuganira ku kintu kijyanye n'uburyo abantu bitwara mu gihe cy'ubukonje, kuko atari ikintu tumenyere. Hari igihe tuba twibaza uburemere bw'icyo kintu. Nagira ngo mbabwire inkuru ntoya. Amateka agaragaza yuko mu ntambara y'isi ya kabiri iri kujya ku musozo wayo, ingabo z'Ubudage zatsinzwe igihe zarwanaga n'iz'Uburusiya. Icyo gihe babyitaga ingabo z'Abasoviyete. Ariko iyo uri kureba mu mateka, mu bintu bikomeye bavuga byatumye batsindwa ni ubukonje. Mu gihe ingabo z'Ubudage zajyaga kurwana mu kirere gikonje cyane, batiteguye icyo kirere, cyarabatsinze barapfa, barangije barashira. Amateka avuga yuko wasangaga umuntu ahagaze ameze nk'urutare atanyeganyega, wamukora ukabona yumanye n'imbunda ye, neza yarapfuye kuko ubukonje bwabaye bwinshi, arangije yisanga atabyiteguye. Inshuro nyinshi bavuga yuko ntabwo baramenyereye icyo kirere, bivuze ko batagiye bambaye imyenda ikwiye. Abo barwanaga nabo bari bazi imyenda ikwiye bagomba kuba bambaye, ariko barwana badafite ibyo bikoresho, birangira bapfuye. Rero nibyo tugiye kuba turi kugana. Ni iki kiba ku mubiri w'umuntu mu gihe cy'ubukonje ku buryo yagera n'igihe cyo gupfa? Ntabwo dukunze kubitekereza gutyo ko ubukonje bwatera urupfu, ariko bavandimwe, ubukonje butera urupfu. Turi no kubiganira uyu munsi tariki 23 z'ukwezi kwa mbere 2026, kuva ejo hano muri Louisville, Kentucky. Ntabwo bisanzwe yuko tugira ubukonje bwinshi cyane, ariko ubukonje burejo no ku cyumweru ni bwinshi, buteye impungenge ku buryo niba wenda bamwe mubizi, gahunda nyinshi zahagaritswe. Abana bajya ku mashuri babihagaritse, n'izindi gahunda nyinshi wenda hari abari bafite ama appointment bazayibona ko bamaze no kuyakansoringa, nubwo babafite bw'icyo gihe turi kwinjiramo, kuko n'abanyeshuri bari ku mashuri bari kubwirwa n'abarimu babo yuko ibyo bihe babiheruka mu myaka irenga 10. Rero ni ubukonje buteye ubwoba. Iyo babaze muri ya mibare bavuga yuko ari inch 8 kuri za 14, nubishyira mu by'iwacu ni santimetero 30 kuzamura iyo ngiyo hejuru. Rero ni ibintu biteye ubwoba. Niyo mpamvu ari ingenzi kumenya icyo tugomba gukora, uko tugomba kwitwara mu iki gihe cy'ubukonje kugira ngo tugumye tumeze neza. Mureke twibaze mu by'ukuri ni iki kiba kirimo kirabaho mu bukonje, kubera iki ari ikintu kitameze neza ku buzima bwacu. Kambabwira tuntu dutoya, umubiri wacu ufite kamwe mu kazi k'umubiri wacu ni ugutuma ukomeza ufite ubushyuhe ukwiriye kuba ufite. Ako ni inshingano zimwe. Iyo hanze hari ubukonje bwinshi bukaza bukatwikubitaho, umubiri ukora cyane kugira ngo ugarure bwa bushyuhe nkwiriye kuba mfite kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda. Umubiri urakora cyane. Iyo urimo urakora cyane rero, umubiri mu gukora kwayo cyane uba uri gukoresha isukari.
ukoresha isukari. Niba rero umubiri uri gukoresha isukari yanjye ikayishwanyaguza iyo sukari ngo itange imbaraga, biri kugenda gute? Biri gutuma ya sukari yari kujya ku bwonko bwanjye itajya ku bwonko, iri buze kumpereza ubushyuhe, bitume gukora ku bwonko bwanjye kuri buze kugenda gakeya kubera yuko hari ubukonje. Icyo ni ikintu gikomeye tugomba kumenya. Ubwo bukonje bwinshi buza buragenda butuma imitsi kugira ngo nayo idatakaze ubushyuhe ikanyarara, niba ariko ndi bubyite. Ubundi imitsi bifunguye gutya kugira ngo amaraso atambuke neza, n'icyo gihe cy'ubukonje raziga kanyarara gutya kugira ngo ubukonje butaza gusohoka ari bwinshi. Ibyo ngibyo byatera ibibazo by'umutima n'ibibazo by'uburyo amaraso atembera, kuko icyo umubiri ubuze gukora kugira ngo unyure hahandi hifunganye mu bitekereze, ahantu hari hagari gutya none harifunze gutya, umutima urakubitana imbaraga nyinshi kugira ngo hahandi amaraso abashe gutambuka hahandi amaraso akwiriye kugera aho aba ari kugera. Ibyo rero bivuze yuko ushaka kurwaramo indwara z'umuvuduko bitewe n'iyo mpamvu. Kubera yuko imbaraga z'umubiri zose zagiye mu kuzana ubushyuhe ku mubiri, niyo wagira ikintu cy'igikoko kikuzira biroroshye yuko warwara. Biroroshye yuko warwara ibicurane, biroroshye yuko warwara izindi ndwara bitewe nuko imbaraga z'umubiri zagiye ku kindi. Iyo ni impamvu imwe, ariko ubukonje ubwabwo nabwo bushobora kuba bwagutera ibicurane. Nk'uko muri kubyumva rero, muri rusange birangira gukora k'umubiri kwawe kose kugizeho ikibazo, bigahungabanya ubuzima bwawe bwiza. Inshuro nyinshi izi ngaruka mvuze zose ni ingaruka zibaho mu gihe gitoya, mu gihe nyine ufite ubwo bukonje. Ariko iyo bikomeje bikaba igihe kirekire, ni hahandi navuze yuko mu ntambara y'isi ya kabiri yabaye intwaro abasoviyete bakoresheje nabo nta rundi ruhare babigizemo. Yabaye intwari ikirere cyahaye ingabo z'abasoviyete nangwa z'Uburusiya bwa none kugira ngo babashe gutsindira ntambara ya kabiri. Kubera ko icyo gihe kirekire ubirangira ubwonko bunaniwe gukora, bwananirwa gukora, amaraso ntatembere. Ibyo byose iyo umutima uhagaze n'ubwonko bugapfa, umuntu nyine arapfa bikarangira. Ni ingenzi rero, ni ingenzi. Izo mpamvu zose nsobanuye ni ingenzi gutuma umuntu agomba kuba yifubitse. Ese twifubika dute bavandimwe? Twifubika umubiri wose, twifubika umutwe. Tumenya yuko twambaye ikintu ku mutwe. Ntabwo uyu munsi turi kwambara ibintu biri buze kutubera, twambaye ibintu biri buze gutuma umubiri utari buze gusohora umwuka. Zimwe mu ngofero zikunze gutanywamo inama, za ngofero z'ubudodo, za ngofero z'imipira zikunze kuba zifata ubwo bushyushye. Iyo tuvuye ku ngofero tukaza ahangaha, ku bafite twa tundi udusikafu nangwa udushora, ni ingenzi kutwambara kugira ngo n'ahangaha mu ijosi ataba ahantu umwuka uri buze gusohokera. Iyo tugeze ahangaha rero ku gituza nangwa no ku ipantaro, ni ingenzi kwambara ibintu birenze kimwe. Ni ingenzi gushaka kwambara ikintu kibyimbye, ariko ni ingenzi kwambara ikintu kirenze kimwe. Hari ababanza bakambara akantu k'imbere kabafashe, bakagerekaho umupira, ugasanga yambaye nk'imipira, ukagerekaho n'ikoti. Ni ingenzi kugira ayo layers menshi, nangwa ibyo ngibyo byose bikurikiranye, kugira ngo bwa bushyuhe bwose buze kukugumamo, buze kugumamo imbere. Bakunze gutanga inama yuko nyuma ya hose hanze ushyiraho cya kindi amazi yakwikubitaho nta cengeri, babyita waterproof. Rero ni ingenzi kumenya ko ni byiza kwambara uko nguko. Hano ku maboko tugomba kuba dufite amaga yo kwambara. Ku masogisi tugomba kuba dufite amasogisi kandi yayandi marema abyibushye, atari ya masogisi gusa asanzwe. Hari amasogisi mu by'ukuri nitujya mu masoko atandukanye za Walmart n'ahandi, hari amasogisi yabereye ya winter, yayandi wambara akumishamo ubushyuhe mimbere. Ndetse n'inkweto ni ingenzi yuko rwose ibintu bya sandare twakundi dukunze kwambara, inkweto zifunguye, ntabwo ari zo kwambara ngo usohoke mu gihe cya winter. Ibyo ni ibintu ugomba gukora mu by'ukuri. Ikindi ugomba gutuma inzu yawe ihora ishyushye. Shyiramo ubushyuhe mu by'ukuri.
bakunze gutanga inama yuko ugomba gushyiramo nibura mu gihe gihoraho hagati ya 68 na 72. Iyo wabushyizeho bugahoraho ubwo bushyuhe butuma nyine ubwo bushyuhe buri mu nzu bukomeza kugushyushya. Iyo rero nawe wambaye ya myenda nk'uko twabivuze uri mu nzu na bwa bushyuhe burimo, biba bihagije mu by'ukuri. Hari igihe ndabizi tuyatwongeza wenda kuko byarangiye dukuyemo ya myenda, ariko hari igihe ibyo nabyo bituma dukoresha umuriro mwinshi kandi atari ngombwa. Iyo wambaye wikwije ugashyira ubwo bushyuhe bukeya, biba bihagije kuba ubushyuhe buri buze kuba buhagije. Hari abafata ibintu amashashi atandukanye bakaba bayashyira kuri bya birahuri kugira ngo imbeho itaza kwinjira. Uramutse utabifite si ngombwa, wakoresha ibyo ufite, ariko ni ingenzi yuko mu nzu haba hashyushye. Twagumye mu nzu, ni ingenzi yuko uri gukora akantu runaka, ntiwicare hamwe umubiri wawe utarimo urakora. Ni ingenzi yuko uba uri gukora utuntu niyo twaba ari dutoya, kugira ngo umubiri wawe ukomeze uri muri muvema zo gukora uturimo two mu rugo twa exercice, utwitozo dukeya. Niba ukunda wenda kubyina akantu k'imbyino runaka, uko wakora uko ariko kose, ni ingenzi yuko haba hari ikintu urimo urakora. Mufata ikintu gishyushye, niba ukunda icyayi, niba ukunda ikawa, fata akantu gashyushye umubiri wawe. Tuyatubona na ba nyiri ma apartment batubwira ngo mu gihe nk'iki ngiki amazi yawe ufungura amazi, numara gufungura amazi akomeze aza make make, kubera ko igihe cy'ubukonje gituma ibintu byose bihagarara. Nkuko bituma ibintu byose bihagarara ku ibyo ngibyo, nawe niko byahagarika ibintu byawe. Niyo mpamvu nawe ugomba kwiyitaho kugira ngo hatagira ikibazo cyaza kuba kiri buze kukubaho. Nibyo bavandimwe, niba tugiye gusohoka twibuke ko turi buze gusohoka twikwije nk'ubu buryo twavuze. Ni ubuhe buryo? Ni ingofero, ni skafu, ni layers menshi cyane. Ntago ndi bwambara agapira kamwe, oya, ndambara isengeri, ngerekeye t-shirt, ngerekeye ishati niba bishoboka, ngerekeye umupira wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Ibishoboka byose biri buze kuba bimpaye ubushyuhe buhagije. Manuke ahangaha nambare ga, manuke pfa ku mapantaro, abambara amapantaro nka 2 nangwa 3, manuke pfo ku masogisi aremereye, manuke pfo ku nkweto. Ibyo byose ndi kubikora bifite intego imwe yo kugira ngo ubushyuhe bwanjye butaza gusohoka, bwa bundi bwose umubiri ubugumane bukomeze bunshyushye. Aho tujya ku gitanda, yewe twiyorose. Iki nicyo gihe noneho dukoresha amakuvureri, niba ari 2 niba ari 3, iyorose. Iki nicyo gihe ibyo bintu byose bikomeye ari ingenzi cyane. Niba hari iminsi runaka akazuba kavuye, ni ingenzi gusohoka ngo ukote, kugira ngo nako kakuzanire proteine zo mu mubiri, kuko mu gihe nk'iki ngiki vitamine D zacu zikunze kujya hasi, kuko ryazuba dukora muri vitamine D tuba tutakiribona. Rero niba hari amahirwe ubonye akazuba gakeya, genda ugafate, aba ari ingenzi, kaba kari buze kugira icyo kakumarira. Kuba bafite amahabuze bakaba bari mu nzu zifite hande bacanira, ni ingenzi kubigenza uko nguko. Tuvuze byinshi bijyanye n'iki kirere twagezemo, tuvuze byinshi bijyanye n'iyi Amerika turimo, ifite ikirere kijya gikonja cyane ku rwego tutigeze tubibonaho. Nitubona abanyamerika babigira ibintu bikomeye, nuko bikomeye. Nuko mu mateka abanyamerika bagezeho babasha kugira ubumenyi bwo gushyiraho cya cyuma gishyushya iki twita AC, ari uko bamaze gupfusha ibihumbi n'ibihumbi bishwe n'ubukonje. Twaje izo AC zihari, ni ingenzi kuzikoresha. Ni ingenzi ko ubwo hamaze kumenyekana ingaruka z'ibyo bintu tubikoresha. Mwibuke abadage bapfire mu Burusiya bitewe n'ubukonje. Ni ingenzi kumenya icyo dukwiriye gukora ngo twirinde ubwo bukonje. Nyabuneka icyo gihe cyageze, nusohoka mu nzu gerageza ube wambaye wikwije. Ambara wikwije, wambare nk'uwambaye mu gihe cya winter, wambare nk'uwambara ibihe turimo. Niba utabizi, banzure kuri telefone yawe urebe uko hanze hari buze kuba hameze. Haraza kuba hakonje nangwa hashyushye. Niba bikugoye, baza umwana wawe, baza undi muntu uwo ari we wese aguhereza amakuru atuma ubasha kumenya uburyo uri bugende wambaye.
ni ingenzi ku buzima bwawe, kuko uyu mubiri utangiye gukura imbaraga aho ukwiriye kubuzishyira, ugatangira kuzamura ubushyuhe kuko utambaye wikwije. Za mbaraga zari kujya ku bwonko, za mbaraga zari kujya mu kwirinda indwara, za mbaraga zari kujya aho hose zirahava, zijye kwita ku byo zidakwiriye kuba zirimo ziritaho. Niba ubukonje ari bwinshi cyane ku buryo imitsi yawe itangira kwikanyega gutya, ibyo bishobora kuba byakuviramo umuvuduko w'amaraso. Ibyo byose rero ni ingenzi kugira ngo twirinde iki gihe cy'ubukonje kitadusiga twarwaye. Murakoze cyane. Nanone mwari kumwe na Faustin Kayinamura turuka hano muri Seaford. Mureke twifubike, mureke twite ku iki gihe kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze bumere neza. Murakoze cyane. Weekend nziza.